Imana ishimwe cyane kandi Yesu Kristo umwami wacu ahabwe icyubahiro iteka ryose. Nongeye kubaha ikaze kuri uyu murongo wacu w'ivugabutumwa, tegura umugeni wa Kristo, muri kumwe nanjye Jean Claude Kalinijabo. Nongeye kandi kubaramutsa ngira nti ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo, ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, niwe utwara abami bo mu isi, niwe udukunda kandi watwejejejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ari yo na se. Icyubahiro n'ubutware bibe iby'umwami wacu Yesu Kristo iteka ryose. Amen. Urukundo rw'umukiza ni nk'amazi menshi cyane, ameze nk'isoko nziza idudubiza muri we. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, kugira ngo rwinjiremo kubwo buntu bwinshi agira. Amen, amen. Mu isomo ryacu ry'uyu munsi turatangira kimwe mu bice by'igitabo cy'ibyahishuwe dusangamo ihishurwa ry'amakuba akomeye. Ni igice cya munani cy'igitabo cy'ibyahishuwe. Iyo usomye ibyanditse muri iki gice cya munani, kubisoma ubwabyo bishobora gutuma uramutse ufite umutima woroshye ushobora kugira impungenge n'ubwoba ntubashe no gukomeza gusoma ibice bizakurikiraho. Nyamara kandi twibuke, iki gitabo cy'ibyahishuwe nicyo gitabo cyonyine Uwiteka Imana yacu yandikishije, maze mu gutangira agatangira atubwira ati hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditse muri bwo. Nicyo gitabo cyonyine gitanga umugisha, gisabira umugisha ku muntu uziga ibirimo muri Bibiliya yose. Nubwo ibirimo biteye ubwoba rero, tugomba kubisoma dufite umunezero wo kumva ko Uwiteka Imana yacu ariyo ica imanza zitabera. Mbere yo gusoma amagambo yo mu gice cya munani, hari icyo nshaka ko tubanza kwibukiranya. Ndagira ngo tubanze twibukiranye aho tugeze mu masomo turimo y'igitabo cy'ibyahishuwe. Muribuka ko twabonye mu gice cya mbere ku murongo wa 19 twasomye amagambo Yesu Kristo yabwiye Yohana, akamubwira ngo yandike ibyo abonye. Ibyo yari amaze kubona rero ni iyerekwa yagize mu gice cya mbere. Wandike n'ibiriho. Ibyo nibyo dusanga mu gice cya kabiri kugeza mu gice cya gatatu, aho tubwirwa amatorero 7 yari ariho icyo gihe, kandi ayo matorero akaba yarashushanyaga amatorero yo mu bihe byose kuva ku gihe cya Pentecost, ubwo itorero rya Kristo ryatangizwaga, ubwo hasukwaga umwuka wera ku bari bateraniye muri ya nzu yo hejuru. Noneho akavuga ati wandike n'ibiri bukurikiraho hanyuma. Ibyo biri bukurikiraho hanyuma n'ibizakurikiraho nyuma y'itorero, nibyo dusanga mu gice cya 4 nyuma itorero rimaze kuzamurwa. Nibyo dusanga mu gice cya 4 kugeza ku gice cya 22, ari nacyo cya nyuma cy'igitabo cy'ibyahishuwe. Ibihe bikomeye cyane by'amakuba atarigeze abaho ku isi, ariko biganisha kugaruka kwa Kristo aje kwima ingoma ye hano ku isi. Ibizakurikiraho hanyuma rero bitangizwa no kwigaragaza k'umwana w'intama mu gice cya 4, niho tubisanga. N'icya 5 aho tubwirwa ko Yohana yeretswe Yesu Kristo ahagaze hagati y'intebe y'ubwami n'ibizima 4 no hagati y'abakuru 24, akakira umuzingo w'igitabo ufungishijwe ibimenyetso 7 wavanye mu biganza by'Imana Data. Guhera ku gice cya 6 kugeza ku bice 18 ni ibice bivuga ku myaka 7 y'ubutegetsi bwa wa mugome Antikristo. Muri iyo myaka 7 hakazabamo imyaka 3 n'igice izarangwa n'ibihe by'amakuba atarigeze abaho mu isi kuva yaremwa kandi atazongera kubaho. Mu gice cya 7 twabonye icyo twise parenthèse. Ni nk'umwanya Yohana yafashe kugira ngo atubwire ko no hagati mu bihe bya tribulation, mu bihe by'amakuba akomeye, Imana izongera igasuka umwuka wayo ku Bayisiraheli 144 bakavuga ubutumwa muri ibyo bihe by'amakuba, ari byo bizabyara ibihumbi n'ibihumbagiza by'abakristo bazicwa mu gihe cya tribulation, amakuba akomeye. Muri kano kanya rero turatangirira ku imenwa cyangwa ifungurwa ry'ikimenyetso cya 7, aricyo kivubura cyangwa kivamo impanda
indwi za mbere arizo zivugwaho mu bice icya munani n'igice cya cyenda. Dutangira n'iki gice cya munani no gufungurwa cyangwa kumenwa kw'ikimenyetso cya karindwi ari cyo kibyara za mpandandwi zizanye umujinya w'Uwiteka. Iyo usomye ubukana bw'ibihano dusanga muri iki gice cya munani, umuntu yavuga ko ari nk'igisubizo kuri rya sengesho twabonye mu gice cya gatandatu, aho ba bandi bishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga basengaga bataka bavuga bati, Mwami wera w'ukuri uzageza ryari? Ko watinze gucira urubanza abatuye isi no guhorera amaraso yacu bamennye. Imirongo ibiri ya mbere y'iki gice itangira ivuga ngo umwana w'intama ni ikimenyetso cya karindwi mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Kandi mu gice cya gatanu twabonye umwana w'intama ari we umwami wacu Yesu Kristo. Twabonye yakira umuzingo w'igitabo gifatanishijwe n'ibimenyetso birindwi wakuye mu biganza by'Imana Data. Twabonye kandi ko uwo muzingo mu by'ukuri ni nka titre de propriété, ni icyemezo cy'ubutunzi bw'ubutaka bwa Isirayeli nka gakondo y'abakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ni umuzingo ugomba gufungurwa n'umucamanza ubifitiye uburenganzira. Niko mu mategeko ya Isirayeli byari bimeze, kugira ngo ingingo z'ugomba guhabwa ubwo butaka zisubirwemo. Twabonye kandi nta kiremwa na kimwe cyaba ikiri mu ijuru cyangwa ikiri mu isi cyangwa kiri kuzimu cyabonetse cyari gifite ububasha bwo kubumbura icyo gitabo cyangwa ndetse no kukireba, uretse Yesu Kristo wenyine, kuko we atari ikiremwa, kandi Yesu Kristo niwe nyir'ibiremwa, niwe muremyi. Noneho tukabona uko yafunguraga buri kimenyetso hakurikiragaho uruhererekane rw'ibihano byasukwaga ku bari mu isi, ariko bigeze ku kumenwa kw'ikimenyetso cya gatandatu ubwo noneho biba bibi cyane kurusha ibimenyetso bitanu bya mbere bimenwa, ku buryo n'abatemera Imana twabonye ko bahise bemera ko ari ibihano biturutse ku Mana kandi ko byazanywe no guhora ibicumuro byabo. Ngo umwana w'intama yamenye ikimenyetso cya karindwi mu ijuru habaho ituze nk'igihe cy'igice cy'isaha. Nyamara kandi guhera mu gice cya kane aho Yohana atubwira ko yazamuwe mu buryo bw'umwuka akerekwa intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru akabona n'uyicayeho, kugeza ku gice cya karindwi kirangiye, ibyo dusoma bitubwira ukuntu mu ijuru harangwa cyane n'amajwi yo kuramya, guhimbaza ndetse no guhinda kw'inkuba n'ibishyitsi n'ibindi nk'ibyo. Nk'urugero, mu byahishuwe ibice 4 umurongo wa 5 twasomyeho kuri ya ntebe y'ubwami haturukaga imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba. Muri icyo gice ku murongo wa 8 hatubwira ngo bya bizima bine ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti, Uwera, Uwera, Uwera niwe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Ba bakuru 24 nabo tubabwirwa ko bikubita imbere y'iyicara kuri ya ntebe bakaramya ihoraho iteka ryose. Mu gice cya 5 ku murongo wa 2 tubona cyangwa dusoma marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Mbere yo gusoza igice cya karindwi nabwo Yohana atubwira ko yabonye abantu benshi umuntu adashobora kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki, bavuga n'ijwi rirenga bati, agakiza ni ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. N'abamarayika bose nabo bari bahagaze bagose ya ntebe n'abakuru n'abizima bine bikubita hasi bubamye imbere ya ntebe baramya Imana, bavuga bati, Amen, amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibe iby'Imana yacu iteka ryose. Amen. Kuramya, guhimbaza, imirabyo, inkuba, imitingito y'isi, amajwi y'abamarayika, ibyo byose nibyo byaranze ibyo Yohana yeretswe ubwo yazamurwaga mu buryo bw'umwuka, akerekwa ibizaba biri kuhabera, ibizaba biri kubera mu ijuru itorero rimaze kuzamurwa, kugeza umwana w'intama amenya ikimenyetso cya karindwi. Maze umwana w'intama amenya ikimenyetso cya karindwi, mu ijuru hose ngo ce, bimara nk'igihe cy'igice cy'isaha. Ese bigenze bite
kugira ngo igikorwa kimwe gusa cyo kumena cyangwa gufungura ikimenyetso cya nyuma muri bya bimenyetso birindwi bifungishije umuzingo w'igitabo bitume rya juru indirimbo z'ibizima bine n'iz'abamarayika n'iz'abakuru 24 ijuru rigatuza rigaceceka. Byagenze bite? Ibyanditswe byera ntabwo bidusobanurira impamvu z'uko guceceka kwamaze nk'igihe cy'igice cy'isaha mu ijuru, ariko dukurikije ibyari birimo kuba cyangwa ibyagomba gukurikiraho cyangwa se nyine ibyo nakwita context, dushobora guha iyo silence, uko guceceka, ibisobanuro bikurikira. Igisobanuro cya mbere ni uko icyo gihe cyo gutuza mu gihe nk'igihe cy'igice cy'isaha ni ikimenyetso cy'uko ibiremwa biri mu ijuru byose, baba ari abera bari bamaze kuzuka no kuzamurwa bakaba bari kumwe na Kristo, baba ari n'abamarayika bari mu ijuru, nyine abamarayika beza batacumuye, kuri bose byari nk'uburyo bwo guha icyubahiro nyiri ibiremwa wari witeguye gucira isi imanza zitabera. Ni nka kwa kundi iyo umucamanza iyo yinjiye mu nzu y'urukiko abahari bose basabwa guceceka no guhaguruka. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 7 turasoma ngo ujye ucecekera imbere y'Umwami Imana kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Igisobanuro cya kabiri ni uko nubwo Yesu yari amaze kumena ikimenyetso cya 7, igihe yari amaze gufungura ikimenyetso cya 7, ibyari byanditswe mu muzingo wose byahise bijya ahagaragara, bityo urubanza rwanditsemo, urubanza rutegereje gucirwa abagome bo mu isi ruhita ruhishurwa, bituma abari mu ijuru nabo baterwa ubwoba n'ibigiye gukurikiraho nyine. Nk'uko ku murongo ukurikiraho tubona ko abamarayika 7 bahise bahabwa impanda zikubiyemo ibihano byose byari bigiye gusukwa ku isi. Birashoboka ko bizaba bibaye ubwa mbere mu ijuru habaho guceceka kuva isi yaremwa, kuko Uwiteka ubundi yiremeye ijuru kugira ngo arihererwemo ibisingizo n'icyubahiro n'ikuzo. Iki ni igihe rero giteye ubwoba. Abamarayika ndetse n'ibindi biremwa byubaha Imana bihora bitegereje icyo gihe, nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli mu bice 12 ku murongo wa 1 ngo muri icyo gihe wa mutware ukomeye ujya uhagararira abantu b'Uwiteka bakomeye, uwo ni marayika Mikayeli niko batubwira. Hazaba ari igihe muri icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagararira abantu bamwe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe, ni Daniyeli ubwirwa na marayika, dukeka ko ari nka Gaburiyeli wamuzaniye ubwo butumwa. Muri icyo gihe abantu bawe, ni ukuvuga Abayuda, abantu ba Daniyeli ni Abayuda, bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Bamaze kubona abamarayika 7 bahabwa buri umwe wese impanda rero, bahise basobanukirwa ko ibigiye gukurikiraho ari byo cya gihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe, ko icyo gihe cyasohoye. Muri iki gitabo cy'ibyahishuwe tuzabona kenshi ko abamarayika, baba abamarayika babi cyangwa baba n'abamarayika batacumuye, bagarukwaho kenshi cyane nk'ibikoresho Imana yifashisha mu gusohoza ibihano yageneye abari mu isi mu minsi y'imperuka. Ibyo tuzabibona mu bice uko tuzagenda dutera imbere twiga ibice bizakurikiraho. Umurongo wa 2 turasoma ngo mbona abamarayika 7 bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanda ndwi. Ku murongo wa 3 haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera, ayashyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ye ya ntebe. Mu rurimi rw'Ikigiriki ni nk'aho banditse ngo nuko mbona ba bamarayika 7, ni ukuvuga abamarayika dusanzwe tuzi, ba bamarayika 7 bahora bahagarara imbere y'Imana. Nyamara ijambo ry'Imana ariko nta hantu ritubwira mu buryo bweruye ko hariho abamarayika 7 dusanzwe tuzi bahora bahagarara imbere y'Imana. Biritubwira ko hariho abakerubi bahora barinze
ubwiza bw'intebe y'Imana, ariko ntabwo itubwira iby'aba bamarayika barindwi. Icyakora hariho inyandiko za Kiyahudi zikomoka mu ruhererekane rw'amateka yabo, nk'icyiswe igitabo cya Enoki kivuga kuri abo bamarayika barindwi bahora bahagaze imbere y'Imana, ndetse kikatubwira amwe mu mazina yabo. Harimo nk'uwitwa Rafayeli, hari uwitwa Uriyeli, hari uwitwa Gaburiyeli dusanzwe tumenyereye. Ibi ariko nubwo byose bitari muri Bibiliya, kuri Gaburiyeli we dusoma muri Luka igice cya mbere ku murongo wa 19, aho marayika yasubizaga Zakariya se wa Yohana Umubatiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana kandi natumwe kuvugana nawe nkubwire ubwo butumwa bwiza. Tudatinze cyane ku mazina y'abo bamarayika barindwi rero, twumve neza ko hariho abamarayika barindwi Imana yatoranije, yateguriye uriya munsi kugira ngo buri wese muri abo bamarayika azavuze impanda atangiza ibihe bikomeye by'amakuba akomeye. Bahabwa impanda indwi. Impanda ni igikoresho cya muzika kigaruka cyane, inshuro nyinshi cyane mu mibereho y'Abayisiraheli. Mu gitabo cyo kuva cyangwa se iyimuka Misiri mu zindi verisiyo za Bibiliya, ibice 19, tuzi ko impanda yavugiye ku musozi Sinayi iteguza Abayisiraheli kugira ngo bitegure kwakira amategeko, amateka n'amabwiriza y'Uwiteka. Muri Isirayeli impanda niyo yavuzwaga bahamagarira abantu kwitegura urugamba cyangwa kwitabira amakoraniro y'umunsi mukuru, kwakira umwami mushya, ndetse no guhamagarira abantu guterana kwera. Ariko iyo tugeze mu isezerano rishya nko mu Bakorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 15 ku murongo wa 51-52 hatubwira ko impanda niyo izatubera integuza ku itorero rigiye kuzamurwa. Haravuga ngo mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko abapfuye bazamurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Ndetse no mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonika ku bice 4 ku murongo wa 16 turasoma ngo, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Rero ngo haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Mwumve neza aya magambo ngo marayika ahagarara imbere y'igicaniro, hanyuma bakongeraho ko icyo gicaniro kiri imbere ya ya ntebe. Ibi icyo bitubwira ni uko marayika yari ku gicaniro cy'izahabu kiri mu ijuru, ariko icyo gicaniro cy'izahabu mu by'ukuri cyashushanywaga n'igicaniro cy'izahabu cyari muri rya hema ry'ibonaniro, rya rindi Mose yategetswe n'Uwiteka kubaka mu butayu, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo kuva ibice 30, ngira ngo ni ku murongo wa 3. No muri Yesaya naho hatubwira ko Yesaya yigeze kugira iyerekwa, noneho abona umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami mu rusengero. No ku murongo wa 6 aratubwira ngo umwe muri ba baserafi aguruka ansanga afite ikara mu kiganza yari arikuye ku rutambiro cyangwa ku gicaniro. Hagati mu ihema ry'ibonaniro rero, igicaniro cyari ni kimwe gusa tuzi, ni igicaniro cy'imibavu nk'uko tubisoma mu gitabo cyo kuva cyangwa cy'iyimuka Misiri. Muri Isirayeli iteka ibihe by'amasengesho byaherekezwaga no gutwika imibavu nk'uburyo bwo kubwira Uwiteka ngo aya masengesho yacu aguhumurire neza. Muribuka kandi ko mu gice cya 6 mu gitabo cy'ibyahishuwe twasomye ku murongo wa 9 n'uwa 11 niko twasomye
ngo mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera kandi w'ukuri, uzageza he udaca amateka no kudahora abari mu isi ngo uhorere amaraso yacu? Aya rero ni amasengesho y'abazaba barahowe guhamya Kristo mu gihe cya tribulation, ba bandi bazakira ubutumwa bwiza babubwirijwe na ba bayuda twabonye mu gice cya karindwi, ba bayuda 144 mwibuke, ni abayuda bazatoranywa mu miryango 12 ya Isirayeli, buri muryango ukavanwamo abantu 12,000. Ntabwo ari abahamya ba Yehova, ntabwo ari abatemoin de Jehova. Bazabwiriza ubutumwa rero, abantu 144 bazahabwa imbaraga zidasanzwe zo gukomeza kuvuga ubutumwa igihe itorero rizaba ryaramaze kuzamurwa. Nk'uko twabibonye kandi hafi y'abazakira ubutumwa bwiza, ubwo butumwa bazabwirizwa na bari 144 muri iyo minsi bazatotezwa na wa mugome antikristo, kandi hafi ya bose niba atari bose bazamarwa ku icumu n'uwo mugore n'uwo mugome, mumbabarire, azamarwa ku icumu n'uwo mugome uzagaragazwa muri iyo minsi ya nyuma, ari nayo turimo kwinjiramo. Ariko mbere y'uko b'abamarayika barindwi batangira kuvuza impanda zimanura ibihano bikomeye by'Uwiteka nk'igisubizo cy'amasengesho ya ba bandi, turabona ko hari undi marayika wa munani ufite izindi nshingano zo kubanza guhumuza imibavu cyangwa gutera inkunga amasengesho y'abera. Ngo haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Hariho abantu bashatse gutanga ibisobanuro ko uyu marayika wundi uvugwa hano ari Yesu Kristo ubwe, bagasobanura ko Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru ari we ugeza amasengesho y'abera ku Mana Data, kandi ibyo koko ni ukuri, ariko icyo gisobanuro gifite ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere ni uko muri iki gitabo kugeza ubu Yesu Kristo guhera mu gice cya 4 kugeza hose kugeza n'ubu ngubu, izina ahabwa ni izina rye yihariye ko ari umwana w'intama. Ikindi ni uko nubwo mu isezerano rya kera umwami wacu agaragaramo nka marayika w'Uwiteka, mu isezerano rishya ntabwo ajya avugwamo ko ari marayika w'Uwiteka. Iteka yitwa umwami wacu cyangwa umwana w'intama cyangwa umwana w'umuntu. Ikindi cya gatatu, kuba Bibiliya yita uyu mumarayika wa munani ngo marayika wundi, ntabwo Yesu Kristo ashobora kuba marayika wundi. Biragaragara ko ari marayika wo mu rwego rumwe n'abandi bamarayika bamaze kuvugwa, ntabwo rero marayika wundi ashobora kuba Yesu Kristo. Amen, amen. Nuko marayika wundi ajyana icyo cyotero, acyuzuza umuriro wo ku gicaniro, akijugunya mu isi, hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Turumva ko ya silence yari yaje mu ijuru, kuba nta jwi na rito ryari ryumvikanye mu ijuru mu gihe cy'igice cy'isaha, byaje kurogowa n'uko cyangwa byaje guhagarikwa n'uko marayika wa munani yafashe icyotero akacyuzuza umuriro ku gicaniro. Uko abera basengaga, amasengesho yabo marayika yarayakongeje akoresheje umuriro ku gicaniro cyo mu ijuru, cya gicaniro cy'imibavu kiba imbere y'intebe y'ubwami, ariko kikaba gitandukanijwe n'intebe y'ubwami, ni ukuvuga Ark of the Covenant, isanduku y'isezerano, bitandukanijwe n'umwenda nyine, wa mwenda utandukanya ahera n'ahera cyane. Mu rusengero Mose yategetswe kubaka ishusho y'urusengero rw'Imana, ishusho y'intebe y'Imana, nk'uko Mose yategetswe kubyubaka mu butayu. Rero ibyo byose yarabifashe, afata amasengesho yabo akoresha umuriro wo ku gicaniro cyo mu ijuru, maze byose abirundurira ku isi nk'igisubizo Uwiteka yarabahaye. Igisubizo yarahaye ya masengesho y'abera basengaga basaba guhorerwa. Marayika rero ubwo niko yatangije igisubizo cy'Uwiteka nk'amasengesho y'abera yarayabonye. Uriya murongo wa 4 utubwira ngo
umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana amasengesho y'abera. Mu by'ukuri uyu murongo uduha ishusho y'ibyaberaga kera muri rya hema ry'ibonaniro, aho kabiri mu munsi Abayisiraheli bateraniraga mu rusengero, umutambyi yagombaga gutura igitambo mu gihe cya saa tatu ya mu gitondo, bakongera kugaruka gutura ikindi gitambo isaa cyenda. Icyo gihe rero abafashaga uwo mutambyi, abasisita be, bavanaga amakara agurumana ku gicaniro kiri hanze aho babaga batambiye ibitambo by'amatungo, amakara bakayashyira mu cyotezo kirimo imibavu, maze umutambyi akinjirana icyo cyotezo ahera ho mu rusengero ahosorezwaga imibavu, maze umwotsi w'imibavu uvuye ku gicaniro ukazamuka ukagera ahera cyane, hahandi hagerwaga n'umutambyi mukuru rimwe gusa mu mwaka. Ibyo ni byo Dawidi avuga muri Zaburi ye y'141, aho avuga ati gusenga kwanjye, abwira Uwiteka, gusenga kwanjye gushyirwe imbere yawe nk'umubavu, no kumanika amaboko yanjye kube nk'igitambo cya nimugoroba. Ibyaberaga ku isi mu gihe cy'Abayisiraheli byashushanyaga ibibera mu ijuru buri gihe, ari nabyo twasomye muri iriya mirongo. Reka twongere dusome amagambo yo mu gice cya 8 duhereye ku murongo wa 3. Umurongo wa 3, haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotezo acyuzuza umuriro wo ku gicaniro, akijugunya mu isi, hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Nuko ba bamarayika barindwi bari bafite impanda ndwi bitegura kuzivuza. Twabonye ko marayika wa munani yahawe imibavu myinshi kugira ngo ayongere ku masengesho y'abera, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Mu bihe nk'ibi, aho antikristo azaba atangiye gutoteza uwo ari we wese uzahirahira guhamya izina rya Kristo, ni ukuvuga ba bandi bazaba barasigaye ku isi bakaza kubwirizwa ubutumwa bwiza n'ababandi 144 bazaba barashyizweho ikimenyetso, barahawe imbaraga zo kuvuga ubutumwa mu bihe bikomeye. Icyo gihe antikristo azabatoteza. Noneho twakwibaza tutese, mbese abera icyo gihe bazaba basengasengesha ubwoko ki mu bihe nk'ibyo? Mu bihe by'amakuba nk'ayo tugomba dusenga tuvuga ngo iki? Birumvikana ko tugomba gusenga kugira ngo icyubahiro cy'Imana cyigaragaze uko byagenda kose, kugira ngo ubwami bw'Imana butebuke, kugira ngo Satani n'icyaha barandurwe mu isi, n'abarenganya abandi bacirwa imanza zitabera. Mu bihe nk'ibi bikomeye, mu bihe nka biriya bikomeye, abazaba barasigaye mu isi bakemera kwakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bazaba basenga basaba ko Kristo agaruka vuba. Nta gushidikanya ko ariko bazaba basenga basaba ko Kristo agaruka vuba kwima ingoma ye. Hari ibintu bigera kuri 4 tugomba kuvana muri aya magambo ngo umwotsi w'umubavu wo mu kuboko kwa marayika uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Aha kandi niho nifuza ko turi busoreze uyu munsi, kugira ngo tuzabone uko dutangira isomo rireba ku mpanda indwi zose ku buryo bw'umwihariko. Aha niho nifuza ko dusoreza inyigisho y'uyu munsi tureba ibyo bintu 4 tugomba kuvana muri aya magambo. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamuka imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Icya mbere, kumva ko amasengesho dusenga agera ku Uwiteka nk'impumuro nziza. Ibi byagombye kudutera umwete wo gusenga kenshi, tugasenga mu kuri no mu mwuka, kubera ko binezeza Uwiteka. Gusenga ni uburyo bwo kwereka Uwiteka Imana yacu ko ntacyo twabasha gukora atabitubashishije. Ni ukubwira Uwiteka ko tumweguriye imirimo yacu yose n'imigambi yacu yose, ngo abe ari we uyiyobora akurikije ugushaka kwe, kuko gusenga bihumurira neza Uwiteka. Icya kabiri,
hariho isano hagati y'ibyo dusengera n'iby'Imana yagennye kuva kera mu kwihaza kwe, muri souveraineté yayo. Dufashe urugero ku byo tumaze gusoma muri iyi mirongo 5 ya mbere cyangwa 6 y'igice cya 8, tuzi ko Yohana ibi yabyanditse ubu hashize imyaka isaga ibihumbi 2. Kandi Yohana atubwira ko ibyo yeretswe icyo gihe ko bizaba, kandi ko kugeza n'uyu munsi nibyo turacyabitegereje. Ariko kiriya gihe tuvuge nk'umwaka wa 90 Yesu amaze kwigira umuntu, kiriya gihe Yohana yandikaga aya magambo aratubwira ko yeretswe ko nyuma y'iyi myaka yose abera bazasenga, maze Uwiteka akakira amasengesho yabo nk'impumuro nziza. Ziriya mpanda indwi n'inzabya indwi byose byari mu migambi y'Uwiteka kuva isi ikiremwa, ariko Uwiteka Imana ijya kugena ibyo byago bizaza bikurikira ivuzwa rya buri mpanda, ibyo bizaza ari nk'igisubizo cy'amasengesho y'abera. Mu yandi magambo, hariho ibintu Imana iteganya ko bizabaho, kandi igateganya ko hariho abantu bazasenga kugira ngo bibeho. Imana igena imigambi y'ibizaba, kandi ikanagena ko bizabaho bitewe n'uko abantu basenze. Maze icyo gihe cyagera, Mwuka w'Imana agakomanga ku mutima y'abagomba gusenga, bagasengera ibyo byagombaga kubaho, noneho Imana ikabisohoza. Birasa nk'aho bigoye kuko turasenga tukavuga ngo nitwe twatumye biba, ariko mu by'ukuri Imana iba yarabigennye mbere ko bizaba, ariko ku bw'icyubahiro cyayo ikanagena ko hazabaho abantu bazasenga kugira ngo ibyo bibeho, cyangwa se ari nk'ibyo bagomba kubuza kubaho nabwo bagasenga kugira ngo babibuze kubaho, ariko yaragennye ko ibyo bintu bizaza bigatera ubwoba ariko bikavaho kubera ko abantu basenze. Mwuka w'Imana niwe utuzana kuri Kristo, kandi niwe uyobora intambwe zacu kugira ngo dukore imirimo myiza yaduteguriye isi itararemwa. Ibi ni ubwiru, iri ni ihame rikomeye tugomba gusobanukirwa bene data nk'abana b'Imana. Impamvu ya kabiri tugomba kugira umwete wo gusenga, ni uko akenshi Uwiteka aba nyine yaragennye ko imwe mu migambi we yagennye mbere yo kuremwa ku isi izasohorera mu gisubizo cy'amasengesho tuzasenga. Amen. Icya gatatu tugomba kuvana muri aya masomo ni uko Umwami wacu adushishikariza gusenga kugira ngo dutebutse ubwami bwe. Muri Matayo, murabyibuka, Matayo ibice 6 ku murongo wa 9 kugeza ku wa 13, Yesu yatwerekereye gusenga twibanda ku bintu 6 by'ingenzi. Muri ibyo 3 bya mbere ni uguha izina ry'Imana icyubahiro, gutebutsa ubwami bw'Imana, no gusaba ko gushaka kw'Imana ariko gushyirwa imbere. Ibindi 3 bya nyuma, 3 bikurikiyeho birebana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi: gusaba ifunguro ryacu rya buri munsi, kubabarirwa ibicumuro byacu, no gusaba gukiranuka mu byo dukora. Icya kane tugomba kuvana muri uyu murongo, ko umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamuka imbere y'Imana nk'amasengesho y'abera. Icya kane, ikindi kigomba kudutera umwete wo kurushaho gusenga, ni urukundo tugomba kugaragariza abavandimwe bacu, inshuti zacu, abavandimwe bacu, ba bandi bashobora kuzasukwaho uriya muriro uzasukwa mu isi na marayika kubera ko batumvise cyangwa batumviye ubutumwa bwiza babwiwe mbere y'igihe. Tugomba kurushaho gusenga dusaba ko ubutumwa bwiza bw'agakiza kabonekera muri Yesu Kristo burushaho gukwirakwiza mu isi yose. Amen. Mu isomo ryacu rizakurikiraho nibwo tuzatangira tuvuga ku makuba ari muri ziriya mpande indwi. Tuzabibona uko Imana izatubashisha. Tuzabona ayo makuba azava mu mpande indwi abamarayika biteguye kuvuza mu isomo ritaha. Reka dusenge. Mana Data, kubera Abisirayeli, ibyo turimo gusoma muri iki gitabo cy'ibyo wahishuriye intumwa yawe Yohana biraremereye kandi birakomeye. Amakuba azasukwa muri iyi si ntabwo azaterwa n'uko utadukunda Mana, ntabwo azaterwa n'uko ubuntu bwawe butakiriho. Twebwe abari muri Kristo, ibi byago byose bizaba munsi ya nyuma bitwibutsa ibyo twari dukwiriye kuzabona,
ariko ku bw'ubuntu bwawe twebwe abakwemeye ushimwe ko bitazatugeraho. Iyo utaza mu mibereho yacu ngo uduhe agakiza, iyo utaza kwezaho ibyaha byacu ngo twambike gukiranuka kwawe Mana, uyu mujinya natwe wari kudusukwaho, haba muri kiriya gihe cya tribulation cyangwa nyuma yo guhinguka imbere ya ya ntebe y'ubwami yawe, intebe y'Imana Data, ya ntebe y'ubwami nini yera. Ariko ubu nta kiduteye ubwoba kubera ko wowe n'urukundo rwawe Mana uhora utwibutsa ubuntu bwawe twagiriwe. Ndagushimye rero Mana, ndagushimye ko urwo rubanza rutazatugeraho kuko watwakiriye ukaduhisha muri Yesu Kristo umwana wawe n'umucunguzi wacu. Turakwinginze rero kugira ngo uduhe imbaraga n'umwete wo gukomeza gusenga, tugasenga ubudatuza kuko watubwiye ko amasengesho y'abera ari nk'imibavu ihumura neza imbere yawe. Tugusenge twibuka ko twebwe ubwacu ntacyo twakwishoboza utabitubatishishije, tugusenge dutebutse ubwami bwawe Mana, tugusenge turata icyubahiro cy'izina ryawe, dusaba ko gushaka kwawe gukorwa hano mu isi, kandi dusaba gukomeza kubabaririrwa ibicumuro byacu no gukomera mu nzira yo kugukiranukira. Muri kano kanya Mana, ndazirukana uwaba yumvise ubutumwa ariko akaba atarakumenya, cyangwa akaba agufite mu mutwe gusa, yarakumvise yarakubwiwe ariko atarigeze agirana ubumwe bwihariye nawe binyuze ku mwana wawe Yesu Kristo. Uwo nguwo umufashe Mana, yoye kwitiranya ineza umugirira buri munsi, ibyo umuha, amafunguro umuha, uburinzi umuha, ntabyitiranye no kuba ari intungane, ahubwo uwo uwo ari we wese umuyobora inzira yo kwihana by'ukuri, maze nawe ku munsi w'urubanza azasangwe yihishe muri Yesu Kristo. Ngusenze Mwami Mana, nizeye izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mu gitondo cy'agakiza nzagera muri iryo rembo, kubera urukundo afite nzinjira muri uwo murwa. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, kugira ngo rwinjiremo kubw'ubuntu bwinshi agira. Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru, kugira ngo rwinjiremo